Muraho neza, nitwa Fidel Rukundo, nkora muri Murika. Nkuko mubona rero uyu munsi biratandukanye cyane, video y'uyu munsi itandukanye cyane nizo twari dusanzwe ducisha kuri channel yacu. Ubundi twari dusanzwe ducishaho ama animations y'ibitabo, incamake z'ibitabo, tugasoma ibitabo tukabisobanura. Ariko uyu munsi urabona ko harimo itandukaniro rigaragara. Iryo tandukaniro rero riragaragarira mu nkuru ngiye kubabwira mu kanya. Igihe kimwe naritabiriye amahugurwa ya rwiyemeza, murabizi ko ari cyo cyerekezo wacu. Hanyuma atubwira muri make icyo rwiyemeza ukuri ari cyo, inzira acamo kugira ngo abo wari we n'ibindi. Bati murabizi neza ko rwiyemeza ukuri cya mbere kimuranga ari ugushora muri bya bindi abandi bose batinye. Muri make muri rurimi rw'amahanga afata risks. Bati kizakubwira rwiyemeza ukuri ni igihe uzabona wa muturanyi wawe yabashije kumenya icyo mukeneye iwanyu mu karere, hanyuma akakibashyikiriza mu buryo mwese mumwishyura munezerewe. Twasekejwe n'ako kantu, ariko waduhuguraga yibuka ikintu cyangombwa tutari twakoze ati uzi ko tutibwiranye di. Duhere kuri ubwo rwiyemeza wa mbere yarahagurutse arivuga ati nyituka runaka uturutse runaka, nkaba nariyemeje kohereza imbuto n'imboga mu mahanga. Uwa kabiri ati njye niyemeje gukora amavuta yo kwisiga abireba Abanyarwanda kandi mu Rwanda. Undi ati njye niyemeje guhindura amapine y'imodoka z'Abanyarwanda mashya. Batubikora ute? Undi ati mbere na mbere ntangiranya, hanyuma mu by'ukuri buri wese wahagurukaga kuvuga numvaga ari intambwe ikomeye yamaze gutera, ku buryo byanteye kwibaza njye ningerwaho aho ndi buhere. Ntibyatinze nanjye bampa ijambo, hanyuma mvuga uwo ndi we n'aho nturutse. Ngeze ku byo nkora nibaza ko ahari batari bubimenye, nti ni babandi bakora video za business bashushanyije ikiganza. Navuze ntyo mbona hari rwiyemeza umuntu ndebanye ubwuzu nkaho ari icyo yakambwiye. Narakomeje nti mu by'ukuri impamvu ndaha ni uko ndi umunyabugeni, nkaba mfite icyo bita Murika Studios. Murumva rero impamvu intera gukora ibyo nkora muri buriya buryo. Ntibyatinze baduha akaruhuko ko kuganira no kumenyana kurushaho, hanyuma mbonana na wa rwiyemeza. Tumaze kuramukanya arambwira ati mu by'ukuri ndifuza gushimira mbere na mbere ku byo ukora wowe na bagenzi bawe, kuko kugira ngo ngere aho ngeze aha mwabigizemo uruhare rukomeye. Arakomeza ati njye nari mfite akazi keza nta kibazo, hanyuma mu kiruhuko cya saa sita nkafata telefone yanjye nkareba utuvideo twa Murika. Rimwe nanyuzagamo nkahamagara abakozi dukorana tukarebera hamwe. Ati umunsi umwe rero mwagezeho mukora ku ncamake y'igitabo cyitwa Cash Flow Quadrant. Mu by'ukuri ya ncamake niyo yanteye gufata icyemezo, sezera bosi, hanyuma mpitamo kuba rwiyemeza. Urugendo ruracyari rurerure nibyo, ariko kandi hari aho maze kugera kandi hashimishije. Ntimuzacike intege kuko hari benshi mwafashije kandi mugifasha. Impamvu navuga ko rero bitandukanye cyane irasobanutse ubu ngubu. Iyi nkuru maze kubabwira irabisobanuye neza. Uriya ni mugenzi wacu wabaye inspired na Murika, nanjye aranyinspiringa gukora iyi video. Ukuvuga ngo twabashije kubona yuko ibyo dukora hari impact nini byagize kuri youth na bagenzi be, kandi mu by'ukuri iyo niyo why, iyo niyo mpamvu ya Murika, niyo mpamvu idutera gukora izi video, niyo mpamvu ituma dukomeza gukora ibi ngibi. Iyi nshuro rero turifuza kubikomeza noneho non stop, cyangwa se turifuza kudahagarara, turifuza kubikora regularly kugira ngo noneho bibashe kugera no kuri youth tutabashije kugeraho. Tutabashe guhinduka rero, cyangwa se ngo duhindure uburyo twakoragamo, uburyo twigagamo, uburyo dutekereza, mostly uburyo dutekereza nibwo bw'influencinga n'uburyo dukora. Hari byinshi tumisinga, hari byinshi tutabona bitewe n'uko tudafite umuco wo gusoma. Mu magambo make rero utera imbere, cyangwa se iterambere ry'ukuri riva mu bitekerezo. Urabanza ugatekereza kwanza, hanyuma ugakora. Ibitekerezo biva he? Urabitira. Ni ibyo abantu bakubwira cyangwa se ni ibyo usoma. Ni nka kwa kundi rero mwarimu yinjira mu ishuri agatangira kubigisha kwihangira imirimo, cyangwa se ngo ni mwarimu wa entrepreneurship, ariko mu by'ukuri we nta mirimo yigeze yihangira. Aro biratandukanye. Niba umuntu yanditse igitabo, urugero nka Lean Startup, ari kwigisha methods to uplift your startup, cyangwa se uburyo bwo gutuma startup yawe itera imbere bitewe n'ibibazo byinshi startup zigenda zikora nabyo, uramwumva kubera yuko he has been there,
yabiciyemo, bitandukanye na wa muntu uza kubwira amagambo gusa. So icyo nicyo cyiza cyo gusoma rero. Gusoma bifungura imitekerereze yawe, gusoma bifungura ibyiyumviro byawe, bikwereka ibindi bintu byinshi utaruzi. It's like reading other people's minds, great people's minds. Nayo mpamvu rero yicara kugira ngo youth abashe gutera imbere by'ukuri, kuko ibintu byarahindutse. This coronavirus has changed a lot of things. Ibintu byinshi, uburyo twakoragamo mbere bigiye gutandukana cyane n'uburyo tugiye gukora ubu ngubu. Ubu ngubu birasaba ko ubasha kuba ufungutse mu mutwe, kuko hari competition nini cyane, there is a lot to change. Niyo mpamvu twahisemo natwe guhindura uburyo bw'imikorere yacu kuri channel yacu, kugira ngo tubashe kugera kuri youth muri rusange, abashe guhindura uburyo atekereza, hanyuma uburyo atekereza nimara guhinduka n'iterambere barishoboka cyane. So niba wifuza rero gukomeza kubona ibitekerezo nk'ibyasi ibiganiro nk'ibi cyangwa se summaries z'ibitabo nk'izi ngizi, kana subscribe kuri iyi channel, hanyuma kandi n'akaraka notification bell kugira ngo uko dusohoye ibiganiro byinshi bijye bikugeraho. Murakoze cyane.